Kera cyane hari umuhinzi wakunda kuzinduka mu gitondo cya kare akajya kuvoma. Yajyaga kuvoma yitwaje ibibindi bibiri biziritsemo umugozi kandi bihujwe n'inkoni akabitwara ku rutugu. Uko yagendaga buri gitondo cya kare ajya kuvoma akagenda aririmba akaririmba kandi yishimye. Kimwe n'uko yavagayo byose yabikoranaga umutima mwiza kandi agenda yishimye aririmba inzira yose. Ariko muri ibyo bibindi bibiri yatwaraga harimo ikibindi kimwe cyapfumutse gifite ahantu kiva, naho ikindi cyose cyari kimeze neza kandi nta kibazo gifite muri ibyo bibindi byombi. Cya kindi cyagendaga kiva inzira yose kikagenda kiva ku buryo yagezaga 1/2 cy'amazi yari yavomeyemo muri cya kindi cyapfumutse, naho ikindi akakigezayo cyuzuye neza. Ibi yarabikoze bimara imyaka 2, ariko cya kibindi cyapfumutse cyaje kugira akabazo kiranababara cyane. Hanyuma wa muhinzi arakibaza ati kubera icyo ubabaye ikibindi cyanjye jya kuvomeramo? Ikibindi kiramusubiza kiti naragutengushye kandi ndakunaniza, ujya kuvoma buri gihe, turahashize igihe kinini ujya kumvomeramo, ariko ntabwo nzana amazi yuzuye, nzana 1/2 nicyo ngeza mu rugo. Ati bintera agahinda kubera ko imbaraga zawe ntuma zipfa ubusa, ndetse nkanakuruhiriza ubusa, ukankura ku isoko nuzuye, ariko nagera hano yose akaba hashizwemo 1/2, naho mugenzi wanjye akaba azana amazi yuzuye neza, ameze neza kandi imbaraga zawe ntazipfusha ubusa. Wa muhinzi aragisubiza ati nta kibazo, ejo uzambwire, uzaze ureba inzira yose kuva ku mugezi kugera hano mu rugo, uzitegereza indabo zihari nziza cyane, hanyuma nitugera hano uzambwira. Cya kibindi nk'uko byari bimeze aragifasha mu gitondo ajya kuvoma nk'ibisanzwe. Mu kugaruka yaje inzira yose kiza kitegereza, kibona indabo nziza ziraho ku muhanda. Ku ruhande rwacyo aho yagitwariraga hari indabo nziza ziteye amabengeza z'amabara atandukanye kandi zihumura neza. Kuva ku mugezi inzira yose kugera mu rugo kuri wa muhinzi yari atuye hose hari indabo nziza. Umuhinzi ageze mu rugo yagishize hasi, ariko koko hasigayemo 1/2 cy'amazi cyatwaraga. Hanyuma arakibwira ati witegereje indabo nziza ziri ku nzira mu ruhande uherereyemo? Ati ziriya ndabo ni wowe uzuhira, ati ziriya ndabo niho ziha ubuzima, ziriya ndabo niho utuma zimera kuriya, kandi ziriya ndabo zitanga akanyamuneza ku bantu, bakazica bakajya kuzitaka mu rusengero, bagasengera ahantu hameze neza kandi bakanarushaho kwegera Imana yabo bayiha indabo nziza. Barazica bakazijyana mu nzu zabo, mu mago yabo, bakajya kuhatakisha. Ibyo bigakora urukundo, ubwiza ndetse n'umunezero mu muryango. Kandi ziriya ndabo zitanga akuka keza abantu bahumeka bakanyura banezerewe kandi bumva banahaguma. Ziriya ndabo kandi zitanga ibiryo n'amahahiro ku nzuki zagera buri munsi zikajya kuhahahira. Ati rero nabonye ufite ikibazo rwose kuko uva, ariko nagiye mpatera indabo uko najya kuvoma, mu ruhande rwawe mpatera indabo kandi ntagira ngo nzajya nzuhira, kandi ziriya ndabo ni iz'agaciro kandi burya uriho agaciro kuri njye, kandi naretse sinigeze nshaka kuguhomesha cyangwa kugira ngo mbe nasubiranya aho hantu hapfumutse, kubera ko nanze agaciro ufitiye abandi bantu, ndetse no kurusha ako wangirira njyewe njyenyine, kuko uhuriye ugirira agaciro abantu bose. Ati niba wanitegereje neza wabonye uri mugenzi wawe kino kibindi kizima ho nta nurabona mba ruhari. Ati rero burya ushobora gukora ibyiza gusa, ushobora gukora ibyiza biruta iby'umuntu ufite ubuzima bwiza cyangwa udafite ikibazo kandi wowe ukaba ugifite, ukamurusha gukora ibyiza no kunezeza abandi. Cya kibindi cyaranyuzwe kandi kiranezerwa, cyishimira uburyo cyafashije kuhira indabo nazo zagiriye akamaro kiremwe muntu ndetse n'abantu benshi muri rusange. Burya mu buzima uramutse ugenzuye neza, usanga hari utuntu duto tubaho mu buzima bwacu tutagenda neza, ariko tukatubuza ibyishimo, tukatwambura ubumuntu, tugatuma duhindura inzira twanyuragamo, cyangwa tugatuma ku maso yacu hahora agahinda, umubabaro, ibyishimo bikaduhunga. Ariko ugenzuye neza bya bintu ushobora kubihinduramo ikintu cyiza ndetse n'ikintu cyafasha abantu muri rusange. Burya ntukumve ko ibintu byose bije mu buzima bwawe bya bindi bije ari agahinda, ari akababaro,
ko burya bitahindukamo ibyishimo bitewe n'uko wowe wabifashe n'uburyo washatse kubibyazamo ibyishimo. Ntugaheranywe n'agahinda cyangwa ntugaheranywe n'utundi tuntu twakubayeho mu buzima tutari twiza, ahubwo ujye ushaka uburyo twa tuntu twakugirira isomo, twakubera isomo uzigiraho byinshi ndetse n'uburyo watubyaza ibyiza n'umusaruro mwiza, kandi byose birashoboka. Icyo usabwa gusa ni ukumenya kwitonda no kugira umutima wihangana ndetse no kumenya kubyaza amahirwe cya kintu ubona nyine cya kindi kitagenda neza mu buzima bwawe, ugashaka uburyo wakibyaza amahirwe. Burya ikitagukomerekeje, ikitagusigiye igikomere, ikitaguhitanye kigusigira isomo. Jya rero wigira kuri ibyo bitagenze neza mu buzima, byaba ari ibintu bito cyangwa binini, byose burya hari ikintu kizima wabikuramo kandi cyagufasha kugenda neza mu buzima bw'ejo hazaza. Nk'uko kino kibindi cyuhiraga indabo ziri ku muhanda kandi izo ndabo zikagirira abantu benshi akamaro, nawe ujya wiga kugira ngo bitaragenze neza mu buzima bwawe ushaka uburyo byakubera ikiraro cyiza ndetse n'imbuto nziza zo kwerera abandi, aho kubasakazamo urwango, umutima mubi, agahinda n'ibindi byose, kubera ko ngo wari wakubabaje nawe ugashaka kubabaza abandi. Burya baca umugani ngo nta gahora gahanze kandi nta mvura idahita. Ibitagenda neza muri uyu munsi ejo bizagenda neza, kandi nabyo bindi bitagenze neza muri uyu munsi jya ubikuramo isomo rizagufasha kubaho neza mu minsi izaza. Iyi yari Kanguka Rwanda, ugire ubuzima bwiza. Wakora subscribe, share ukanasangiza n'abandi inkuru zacu. Dufasha guhindura ubuzima, kora subscribe.